Yes, igicamunsi cyiza nanone kuri wowe ukunda filime Inzira y'umusaraba, reka nizere ko umunsi wakomeje kugenda neza, Imana ikomeje kubijyamo, ibintu bikagenda neza cyane nk'uko bikwiye. Njye nitwa Bosco Nsabimana kuri izi mikoro, naho iyi ni filime Inzira y'umusaraba. Mu kanya turebye episode ya 40, ubu mbazaniye 41 kugira ngo tugire byinshi duhanahanaho ibitekerezo, kuko aho bigeze filime navuga ko imaze kubiha cyangwa se iri kugenda ibihamo gakeya bitewe n'ibintu baba bari gukina, tukagira ngo ibigiye gukurikiraho nibyo turi bwabone, tukabona ibitandukanye n'ibyo twari twizeye. Ngira ngo abantu bayireba bose bakomeza kugenda bayirakarira cyangwa se bagira umujinya bitewe n'ibiba biri kugenda bikinwa, ariko by'umwihariko mureke natwe tugiremo uruhare, turebe ko hari icyo twahindura ku kijyanye n'imikinishirize cyangwa se n'imitegurire yabyo. Mu bitekerezo byacu niho binyura n'ahandi. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri iyi channel, kanda subscribe nami igitekerezo cyawe kugira ngo duhurize hamwe ibitekerezo, tubashe guhindura filime Inzira y'umusaraba ijye mu buryo bwiza, ijye turyohera, ireke kutubabaza. Ndumva ari cyo kintu cyiza twakora kuko dufite umwanya wo kugikora. Njye numva ibitekerezo byanyu maze nkabishyikiriza Big Family TV bakabasha kubikurikiza nk'uko bikwiye. Iyo utanze igitekerezo rero nta gihombo, cyane ko ari ukwandika gusa, ntabwo byakurira umwanya munini cyane. Nyamuneka mujye mudufasha kugira ngo buriya dutegure filime neza. Umutwe umwe ntago wifasha, bajya bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara. Iyo rero dufatanyije abari hirya no hino, aba bari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda, bakagenda bashyiraho ibitekerezo, tukagenda duhuzahuza ibitekerezo, bibyara ikintu cyiza kandi kizavamo isomo ritwigisha ndetse rikigisha n'abana bacu n'abandi bose bazareba iyi filime. Ubwo rero urumva igitekerezo cyawe wenyine ni ingenzi cyane kurenza kuba twaza tugakina ibyo tubonye tukabishyira hariya, cyane yuko iyo tubikinye twabyitekerereje tukabishyira hariya ntago mubyishimira bitewe n'uko tuba twakoresheje iby'ubwenge bwacu, bityo rero nimubyishimire. Ariko iyo tugiriwe amahirwe n'umugisha mukaduha ibitekerezo byanyu, dukina ibyavuye muri mwebwe kubera ko tuba tuzi ibintu mushaka, ibintu mukeneye kubona ko ari byo tugomba gukora. Ubwo rero ibitekerezo byawe birakenewe cyane. Nyamuneka murambinginga ngo mume ibitekerezo byanyu kugira ngo twubake ikintu kizima. Kuri filime Inzira y'umusaraba episode ya 40 hagaragayemo ibintu byinshi byababaje abantu, aho ikintu cya mbere cyagaragaye cyababaje abantu benshi ni uburyo Cyusa yemeye ko yaryamanye na Isimbi ndetse ari nawe wamuteye inda. Ariko twebwe twari dusanzwe tubizi kuko ntabwo byatubabaza cyane, kuko muribuka ko cya gihe bigeze kubitonganira Cyusa akabimubwira, ariko sinzi impamvu ababyeyi ari bo nyine tubonye byatunguye cyane, babigize ibya danje, kandi n'ubundi bisa nk'aho aba babyeyi bari babizi, ubundi bisa nk'aho ibintu bakinnye ari ibintu n'ubundi twari tuzi, ahubwo bo banze gukina ibikurikiye, ahubwo batugarurira ibyahise. Kuko biriya bintu mama Cyusa ni kenshi yagiye ajya muri ruriya rugo akavuga ati nimba umusore wanjye ari nawe wateye inda Isimbi, umwana namubyare amuduhe tumurere. Njye urumva ko rero bari bameze nk'ababizi, ariko uyu munsi byabaye nk'ibibatunguye nk'aho ari ibintu bidasanzwe. Ariko nanone twumvise ahubwo bari kubaza ngo ninde wateye inda Iribagiza yaje mate, Iribagiza we inda atwite yaba ari iyande? Ese kuko Iribagiza aratwite inda ya Cyusa byaba bimeze gute? Bibaye ari nabyo ndumva nta kibazo cyaba kibirimo, ariko kuri rwa rupapuro basomye yuko Cyusa yanditse ngo kuri njyewe Cyusa nemeye ko nateye Iribagiza, twaryamanye ari isugi, umwana n'uwanjye ndamwemera. Ariko dukurikije ubwenge bwacu nk'abantu bakuru ntabwo ibyo bintu byaba ari byo, kuko ntabwo bajya kugirana amasezerano. Ni ibinyoma, ni ibintu by'ibihimbano tutazi uwabyanditse, kandi namwe murabyumva, kuko nta kuntu mwajya kugirana amasezerano, cyane ko mwaba munakundana, ngo nimurangiza mujye kugera aho mugirana amasezerano ameze kuriya kandi Iribagiza yaba yabyemeye n'ubundi bateganya kubana. Urumva rero ruriya rupapuro nta kintu kinini ruvuze, nta n'igisobanuro gihagije gihari. Ubwo rero biriya ni ibihuha, ahubwo ni ukugira ngo badutindatinze badakina ngo barase ku ntego y'ibyo dushaka kureba. Nyamuneka nimba ukunda filime Inzira y'umusaraba, bavuga ikikuri ku mutima ndetse n'uburyo iyi filime yahinduka ikaba nziza, n'ibyo wumva weho bakina bibanzeho, kuko basa nk'aho babuze story, babuze icyo bibandaho. Rero muri rusange twebwe mutubwire ngo dukine twibanze kuki, tutagiye kugica ku ruhande, twibande kuki, ni ikihe kintu mukeneye muri kino kiganiro? We cyandike muri comment, nuwumve yuko uraba utaye umwanya wawe kubivuga, wumve ko ari ibintu by'agaciro, ubikore, gira neza wigendere, niko bajya bavuga. Buriya iyo utanze igitekerezo, kuko nanjye
nanjye ibitekerezo mumpa ntabwo nabigurisha nta n'ikindi nabimaza, urumva rero nta kintu cyatuma buri kanya mpora mbaka mbabwira ngo mutange ibitekerezo nzi ko bidakenewe muri filime Inzira y'Umusaraba. Niyo mpamvu mpora mbibabwira, kuko buriya hari umuntu wanga kubitekereza ko yumva ari ibiganiro. Ubwo rero duhana ibitekerezo muri rusange.